hahandi ubona we birangiriye niho Uwiteka watangirira. Haleluya. Aho ngaho wumva birangiye niho Uwiteka atangirira. Yona urufi rumaze kumumira, njyewe ndagira ngo mbaze abantu b'abahanga, abantu bize chemistry, abantu bize biology, abantu b'abahanga b'aba science, mutubwire ukuntu umuntu yamara iminsi 3 munsi y'inyanja na oxygen afite. Mutubwire ukuntu umuntu yamara mu nda y'urufi na oxygen ibamo ariko akabaho, akamara iminsi 3. Iyo fenomene nta wayisobanura, ariko kuwiteka ibya chemistry bijya ku ruhande, ibya biology bikajya ku ruhande, ibya physique bikajya ku ruhande, iby'imibare bikajya ku ruhande. Uwiteka agira imibare ye, Uwiteka agira ubugenge bwe, Uwiteka agira biology ye. Twebwe abantu tutabasha gushyikira. Ibyapfuye bijya bibasha kubaho, ariko muri biology cyapfuye ntikibaho, ahubwo gihinduka ifumbire y'ibiriho. Haleluya. Ariko ku Mana ibyapfuye bijya bibaho, bijya byongera bikabaho, bikongera bikabaho. Yo n'uyu nguyu yapfushije ubuzima muri biology cyangwa muri science, bigaragara ko yari apfuye, birangiye mu gusenga ko aravuga ngo naragiye ndamanuka njya mu nda y'isi, mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja. Aho ngaho mu buzima bwa muntu nta buzima bubayo, ariko mu buzima bw'Imana ahubwo haba ubuzima. Aho dutekereza ko hatari ubuzima, aho niho haba ubuzima. Nawe hari ibibazo urimo ukaba utekereza ko utava muri ibyo bibazo. Yona yavuye mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja.